Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubegereza kino gitondo cy'umugisha. Twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga Imana, umwanya mwiza wo guhamagara Imana. Munyemerere mbere yuko dutangira n'isengesho, dutangire dushima Imana yo yongeye kutwemerera kuramuka amahoro, dushyire izina ryayo hejuru, tuyihimbaze, irakwiriye. Turaguhimbaza Mana isumba byose, turagushyira hejuru Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru. Turahimbaza kwera kwawe, turagushima Uwiteka kuturinda tukaba turamutse amahoro. Mwami, turashyira izina ryawe hejuru Uwiteka Imana nyiringabo. Turaguhimbaza wowe ukwiriye amashimwe, wowe ukwiriye icyubahiro cyose, nyakubaha Imana. Ushyizwe hejuru ya byose, mutanga bugingo, mu izina rya Yesu. Turakuramya, turaguhimbaza, turagushyira hejuru. Ni wowe Mana, ni wowe waturemye, turabawe. Mu izina rya Yesu Kristo, urengeye byose kandi urahambaye. Uri Imana ikora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itubera amaso, uri Imana iturinda, uri Imana idutabara, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo, ushyizwe hejuru mwungeri mwiza, ushyizwe hejuru wera wa Isiraheli. Turakuramya kino gitondo, turaguhimbaza Mana yacu, Mana y'agakiza kacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ushyirwe hejuru ya byose, mu izina rya Yesu Kristo. Turakuramya igitondo cya none, turagushyira hejuru mutanga bugingo, Imana muremyi w'isi n'ijuru. Elotale mosi apanga, lete eliatalieke elipanga, olete lalieke sisimasi, liotali apango ekete eliakanga, liotali eke sisimasi, mantarabako eke elibanga, olete lalieke sisimasi, mantaya kaya bango eke, liotali limasi egete, liotaya kaya bango, liotali eke sisimasi, mantaya kaya taliri. Mu izina rya Yesu Kristo, ola baba seteke laliyekensi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, turaguhimbaza mwungeri mwiza, turagushyira hejuru wera wa Isiraheli. Urakwiye Imana ishobora byose, urakwiye mutanga bugingo, Imana itanga kubaho, Imana itanga ubuzima, Imana ihinyuza imigambi ya Satani, Imana ihinyuza imigambi y'incakura, Imana iburizamo gukora kose kumubi ku buzima bwacu. Wowe uhinyuzanya Mwami iyo mirimo mibi, wowe ukuraho inzozi mbi, wowe ukuraho ibyo byose bituzitira. Mu izina rya Yesu uhabwa icyubahiro mwungeri mwiza, ushyizwe hejuru ya byose mutanga bugingo. Turahimbaza izina ryawe, turagushyira hejuru. Ni wowe ukwiye amashimwe, ni wowe ukwiye guhimbazwa. Mu izina rya Yesu. Elotali ekensi masiya kanga, lotali limasiegete, lietela lieke elipanga, lotali ekensi simasiegete, liotali limasiya kanga, olatali limasiegete, mantaya bakoyesi, lotali limasiya kanga. Mu izina rya Yesu Kristo, ushyizwe hejuru ya byose mutanga bugingo, uhimbazwe muri kino gitondo, uhimbazwe mwungeri mwiza, uhimbazwe Mana y'amahoro. Mu izina rya Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo, ushyirwe hejuru Uwiteka Imana, uhimbazwe nyakubaha Imana, uhimbazwe byiringiro byacu, uhimbazwe nyakubahwa. Ubereye mwiza bakwambaza bose, ubereye mwiza bagutegereza. Uwiteka Imana nsima, Uwiteka Imana yo kwiringirwa, uhimbazwe kino gitondo, uhimbazwe mwungeri mwiza, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kugirirwa neza n'Uwiteka, igitondo cyo kubona ineza y'Imana. Turakwakiriye kuri radio uhabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turacyari muri cya cyumweru cyacu, icyumweru cyo kwambuka, icyumweru cyo kuva aho twari turi tukajya handi, icyumweru cyo guhindurirwa amateka. No kuvuga ngo Imana irifuza ko tuva mu bwiza tugana mu bundi. Ijambo ry'Imana ribitubwira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana irifuza kukuvana mu rwego ikuganisha mu rundi. Imana irifuza kukwimura ikakuvana ahantu ikakugeza ahandi. Ariko twabonye neza yuko hari ibintu bituzitira. Hari ibintu bituzitira ugasanga Imana irakuvugaho ibintu byiza, Imana irakubonamo umugambi wayo, ariko twasanze akenshi hari ibyo Imana ivuga ntitubibone. Hari ibyo ubwirwa ariko ntubyakire. Kandi tuzi neza ko ijambo ry'Imana tubwira ngo ibyo Uwiteka yifuza kutugira ni byiza si bibi. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Hari ibibazo tubamo bitava ku mugambi w'Imana. Hari ishuri ry'Imana umuntu abamo kugira ngo Imana igutegure igushyira ahandi hantu. Hari ishuri gucishamo. Iryo shuri ry'ibibazo ni ishuri ucamo ukabuzi neza kuri muri ricanamo n'Imana, ukabuzi kuri muri yigishwa n'Imana, kuko ubicanamo amahoro n'ibyishimo. Ariko hari ibindi biza bitewe naho dukomoka, bitewe n'ubuzima twabayemo, bitewe n'ibyo badukoreyeho. Ibyo byose bikazirika ubuzima bwacu, tukisanga ahantu hamwe ariko atari Imana dushaka. Rero ibyo byose nibyo tumaze iminsi dusenya kugira ngo kino cyumweru cyose kugira ngo twambuke tujye mu mugambi w'Imana, kugira ngo twinjire aho Imana dushaka. Tumaze iminsi dukuraho ibyo biziriko byose. N'ubu turacyasenga Imana dukuraho ibyo byose bidutega. Iyo Imana iguhamagaye ugomba kubanza gusenya ibicaniro. Twabonye neza yuko Imana imaze guhamagara Gideyoni, amaze kwakira umuhamagaro wo kuba umucunguzi w'Abisiraheli, ikintu cya mbere Imana yamusabye nuko abanza gusenya ibicaniro. Abanza gusanya ibicaniro bya Baali, agasenya n'icaniro cya Ashera. Yesu ashimwe cyane. Rero nawe icyo usabwa nuko ubanza gukubita ibicaniro hasi, ibicaniro by'abadayimoni, ibicaniro by'ibyaha byabasuzuma bwacu. Ibyo byose ibicaniro by'imandwa, ibyo bakoze byose tukabyikuraho, tukibohora, tukinjira mu mugambi w'Imana. Twabonye ko misiyo ya Satani no ukwica, kwiba no kurimbura, ariko misiyo ya Yesu Kristo, icyazanye Yesu Kristo no gutanga ubuzima, no kubohora. Haleluya. Misiyo ya Yesu no kuguha ubuzima, no kukugarurira ibyo wambuwe, no kugarura gakondo watwawe. Yesu ashimwe cyane. Rero n'ubu ngubu turacyasenga Imana, turacyahamagara Imana, twibohora kugira ngo twinjire mu bwiza bw'Imana, kugira ngo twinjire aho Imana dushaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana irakwifuza mu rundi rwego. Imana iragukeneye, uri w'agaciro mu maso y'Imana. Imana yakuremye igufitiye umugambi. Ntago Imana yarema umuntu idafitiye umugambi. Nimba umuntu ashobora gukora ikintu akagikora kuko agifitiye gahunda n'icyo ashaka kukimarisha, ni ukuvuga ngo niba umuntu akoze tuvuge telefone, yayikoze kuko hari gahunda yayo, guhamagara, gukora n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero Imana siyo yaba yarabaye gito kugira ngo ikureme nta mugambi gufitiye. Imana igufitiye umugambi kandi mwiza. Imana igufitiye umugambi w'amahoro. Imana igufitiye umugambi kugira ngo uyikorere, kugira ngo ube umucunguzi wa benshi. Muri wewe harimo amahanga, muri wewe harimo abantu benshi. Rero niyo mpamvu tugomba kwiyambura ibyo biziriko byose. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugiye gusenga Imana n'ubu ngubu, tugiye guhamagara Imana, tugiye kwiyambura. Hari igihe twisanga ugasanga uziritswe n'amagambo atandukanye. Hari amagambo bagiye bakwaturiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, amagambo nawe utazi, hari ayuzi, hari ayo utazi, ariko amagambo ni ikintu kizirika abantu, ni ikintu kizirika abantu. Ugasanga ijambo ryarekuwe mu gihe runaka ku buzima bwawe, ugasanga rikugizeho imbaraga, ugasanga rikontorora ubuzima bwawe. Ayo magambo yose tugiye kuyasenya, tugiye kuyakuraho.
mu Migani 12:18 habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. No kuvuga ngo amagambo ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi ni ikintu gikomeye. Ururimi ngo nakanyama gato, ariko nyamara n'umuriro ukongora, n'umuriro. Ururimi rero rushobora gutanga umugisha, rushobora no gutanga umuvumo. Rero hari imivumo dusanga twatuwe bivuye mu magambo. Iyo tuvuga bino bintu nuko bigenda bigira ingaruka mu buryo bumwe butandukanye. Reka mbaho urugero rutoya rw'ubuhamya numvise kugira ngo tuze kubigendanamo. Murabizi imiryango dukomokamo igenda igira imico itandukanye, igenda igira imiterere uko ikora mu buryo butandukanye, ariko hari imiryango umwe yo muri South Africa, muri Afrika y'Epfo, n'ubwoko bumwe bo bagiraga umuco. Iyo bagiraga abami, iyo umwami yatangaga, icyo bakoraga n'iki, bajyaga kumushyingura, ariko bakamushyingurana n'umwana w'umukobwa ukiri isugi, umwana muto ukiri isugi. Niyo yari imico yabo, ariko barangiza bakamushyingura, bagashyingura uwo mukobwa ari muzima, bakamushyingurana nawe. Iyo niyo mico bavuga ngo nta mwami wagenda wenyine, bakamushyingurana n'uwo mukobwa w'isugi. Iyo ni ibintu, ni imico. Natwe aho dukomoka hari indi mico itari yejejwe, mibi cyane, yagiye igira ingaruka ku buzima bwacu. Rimwe rero umwami atanze, bafata umwana w'isugi bajya kumushyingurana n'umwami. Hashyinguraga abagabo gusa, ariko bageze mu gihe cyo gushyingura, kuko bagushyinguraga ureba umwana we yabaga areba, umwana agira agahinda gakomeye arebye uburyo bamushyinguye ari muzima, kandi ari base, ari ba nyirarume. Agahinda karamwica cyane. Noneho aravuga ngo namwe ngo ntihazagire umwana wanyu w'umukobwa ubaho, nk'uko munyishe namwe ntihagire umwana wo mu kigero cyanjye uzabaho, umwana wanyu. Ari ku ijambo rivuye mu gahinda, ari ku ijambo rivuye mu mubabaro w'uko arimo aricwa areba. Ubwo barashyinguye baragenda, ariko nyuma y'igihe runaka rya jambo wa mwana yarekuranye agahinda n'umubabaro rigenda rigira effect. Ugasanga umwana ugeze mu kigero cy'imyaka 17, 18 umukobwa akaba arakenyutse, agapfa. Uwo muryango ugenda ugira ikibazo, kuko bibaza ngo kuki nta bana bacu barenga iyi myaka, kuki abana bacu b'abakobwa iyo bageze muri kino kigero bapfa. Generasiyo iraza, indi iraza, ariko haza kuza umwe mu bagabo arakizwa, amenya Imana, atangira kwibaza uwo muvumo aho ukomoka. Ni gute abana bacu b'abakobwa bageze muri kino kigero bose bakenyuka? Noneho asenze, Imana iza kumuhishurira, amenya, iramuhishurira, imwereka uburyo iryo jambo ryarekuwe. Noneho atangira kurwana naryo, atangira kubona iya mico, atangira kumenya aho byavuye, aho umuvumo winjiriye. Afata igihe cyo gusenga akuraho iryo jambo ryatuye na wa mwana, agenda arikuraho, aritesha agaciro, aryambura ubushobozi ku buzima bw'abo bana, kuri ubwo bwoko, kuko we yarakijijwe afite gusigwa kuruta rya jambo ry'agahinda n'umubaro ryatuye na wa mwana. Abantu batangira gushaka, abantu batangira kubaho, noneho wa muvumo ukurwaho. Rero icyo mbivugiye ni iki? Nuko natwe twisanga hari amagambo batwaturiyeho n'imiryango yacu ndetse n'ababyeyi bacu, mu bujiji cyangwa se babizi. Abandi ni abantu bagenda batwatura amagambo mabi,
ayo magambo yose nayo akaba ibidutega, ugasanga hari ijambo ryarekuye ku buzima bwawe riragushyiriraho imbibi aho utagomba kurenga. Rero muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ayo magambo yose bakwaturiyeho akugiraho ubutwara kontrol ubuzima bwawe agomba kukuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba kubohoka. Turi mu cyumweru cyo kwambuka, nta kintu kigomba kugutega. Ugomba gukorera Imana udafite birantega. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana. Aya magambo yose ayatugizeho adukontrola ubuzima bwacu tuyakureho. Birashoboka ko abantu bagenda bakaturaho amagambo, birashoboka ko abantu bagenda bakurekuriraho imivumo. Sigaye numva ko hari n'abantu bafata igihe cyo gusengera abantu nabi. Ibyo n'ubupagani, ntaho butandukaniye n'abarozi. Uri umurozi. Nimba watura ijambo ribi ku muntu, ubanze wihane, kuko ijambo ririca. Ariko iyo ukoresheje neza ururimi rwawe rutanga ubuzima, rutanga umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga nk'umubyeyi aratura ku mwana we ngo wakigoryiwe, ngo uri ku isi ngo uzabona. Ayo ni amagambo mabi. Ntago aba akwiye kwaturwa n'umubyeyi ku buzima bw'umwana. Uba ugomba kwatura amagambo y'umugisha. Ugasanga uratura ijambo kuwo mwashakanye ukamwaturiraho nabi, kandi nahura n'ikibazo bizakwafekta. Ahubwo musabira umugisha, bitagenda usaba Imana ko ibohora ubuzima bwe bikagenda. Yesu ashimwe cyane. Ariko ukatura amagambo meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero hari amagambo yagiye agira imbaraga bitewe n'abayatuye n'ikirere babaga barimo, ariko noneho ijambo ryatuye mu gahinda rigira imbaraga ziteye ubwoba ku buzima bw'umuntu. Kimwe nk'uko ijambo umuntu akwaturiho yishimye rigira imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana ayo magambo yose yakuzitiraga akurweho mu izina rya Yesu. Ayo magambo yarakubereye inzitizi ku buzima bwawe, yose bagiye bakwatura, ayo uzi ni utazi uyasenye. Uyakure mu kirere cy'ubuzima bwawe, uyakure mu kirere cy'imibereho yawe. Ayo batuye ku bana bawe uyakureho, ayo batuye ku mwashakanye uyakureho. Ubohora ubuzima bwe mu izina rya Yesu, kuko ingaruka tubamo ni amagambo bagiye batwaturaho. Kimwe nk'uko umuntu akwaturiyeho umugisha urawubona. Rero ugasanga hari amagambo aremerera ubuzima bwacu. Ayo yose agomba kuvaho, agomba kuvaho muri kino cyumweru cyo kubohoka. Nyemerera no gutwara umwanya munini, ahubwo dufata umwanya munini wo gusenga, wo guhamagara Imana, wo kwinginga Imana, wo kwibohora, wo gutesha agaciro mu magambo. Usenga uvuga ngo amagambo yose ndayatesha agaciro, ayo banyatuyeho nkiri umwana, ayo magambo mabi uyatesha agaciro. Niturangiza turaza kwatura umugisha mu kimbo cy'ayo magambo. Turatura umugisha, turatura umugisha. Kandi ndasenga kugira ngo abakikwaturaho amagambo mabi Uwiteka abagenze, Uwiteka abagenze, Uwiteka ahure nabo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Hamagara Imana mu izina rya Yesu. Mana nzima, Mana yo kwizerwa, Mana y'ubushobozi n'ubutware, Mana yo kwiringirwa, mu izina rya Yesu Kristo. Urahambaye kandi urengeye byose, uwera wa Isiraheli. Imana y'ubutware n'imbaraga, Imana yo kwizerwa, Imana y'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo. Urahambaye kandi urizerwa, Uwiteka Imana Nyiringabo. Turasenya amagambo yose mabi, amagambo y'imivumo twaturirwaho n'abantu. Ayo magambo mabi turayasenya, tuyatesha agaciro mu izina rya Yesu. Ayo magambo mabi, ayo magambo y'imivumo turayiyambura, turayibeyuraho mu izina ry'ubutware rya Yesu Kristo. Turatesha agaciro ayo magambo mabi, amagambo y'imitongerano mibi mu izina rya Yesu Kristo. Turibohora tuyakura mu kirere cy'ubuzima bwacu. Ayo magambo batura y'umuvumo, ayo magambo mabi tuyakuyeho mu izina ry'ubutware rya Yesu Kristo. Turasenya amagambo mabi,
turayakuraho mu izina rya Yesu. Aya magambo mabi batuye kuri uyu nguyu ndayasenya, ndayakuraho. Aya magambo y'imivumo, aya magambo y'uko atazashaka yose nyakuyeho. Ayo magambo y'ubukene batuye ku buzima ko atazatunga, iryo jambo ritesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo ndarikuraho, ndarikuraho. Iryo jambo bavuze ko azakenyuka, ndakuraho iyo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Iryo jambo bavuze ngo azabona, ayo magambo mabi y'imivumo ndayatesha agaciro, ndayakuraho mu izina rya Yesu Kristo. Magambo mabi batuye ko atazagira ubwenge, ayo magambo yose mabi ko atazigera agira icyo ageraho, iyo myuka ayo magambo yatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ayo twagiye twaturwaho n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, ayo magambo mabi mu izina rya Yesu nyatesheje agaciro, nyambuye ubushobozi, nyambuye ubutware. Ayo bagiye baturwaho n'abapfumu mu izina rya Yesu, ayo magambo mabi ndayakubita hasi, ndayasenya mu izina rya Yesu Kristo. Buri jambo ryose ry'umuvumo ndarikuraho, ndarisenya mu izina rya Yesu. Iryo jambo rikurweho katika jina la Yesu Kristo. Elotarie siamanga yakaya, lotarie kensi simasia kanga, lotarie kensi simasia yete, lotarie keribanga, lotari masia kaya, eltari masia yete, liotari manga ya kaya, o lotari kensi simasi, elotari kensi akanga, lotari masia yete, mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina ry'ubutware rya Yesu, lantaya mango yesi akaya, mantela riekensi simasi akaya, lotarie ke eripanga, lotarie kensi simasi egete, lotarie mango eke, o lotarie masi akanga, lotarie kensi simasi, lote eripanga yakaya, mantolarie kensi simasi, lotarie ke eripanga, lotarie masi egete, eliotari manga yakaya, lotarie kensi simasi, lotara tayaba, eliotari masi, lote elikanga yakaya, lotari masi egete, elotarie kensi simasi, mantaya kaya tarie kensi, lotari rebotari manga, otarie kensi simasi akaya, lotari mango ekete, lotari masi akanga. Mu izina rya Yesu Kristo turiyambura amagambo yose mabi mu izina rya Yesu. Aya magambo mabi bamwatuyeho turayakuraho, turayasenya, turayambura ubutware ku buzima bwe, turayambura ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Landa ya tariri masiakaya, lotarie kensi simasi akanga, olete larie kensi simasi, lende te elipanga, olotarie keli akanga, lotariri masiakaya, lotariri masiegete, mu izina rya Yesu Kristo. Urahambaye wera wa Isiraheli, urahambaye nyiringabo Imana, ushimwe ushimwe uteka Imana nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ryo kwizerwa ry'ubutware n'ubushobozi. Oh haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turacyari mu mwanya mwiza wo gusenga Imana, turacyari mu mwanya mwiza wo guhamagara Imana. Haleluya, haleluya. Ndeka Uwiteka agenze mu izina rya Yesu. Abo bose bakwaturagaho amagambo mabi, bari barakubereye nk'igicaniro kirondora ubuzima bwawe, Uwiteka abagenzi, Uwiteka ahinyuze imigambi yabo, Uwiteka ahinyuze imikorere yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bakoreshaga bakwaturaho amagambo mabi,
yaba ari ifoto yawe, yaba ari umwenda wawe, yaba ari inkweto zawe, buri kintu cyose bakurondoreragaho kugira ngo bakwatureho umuvumo, icyo cyose turagitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo kikiri cyawe mwami, tugitandukanije n'uyu nguyu mu izina ry'ubutware rya Yesu. Ibyo byose umwanzi yakureberagaho, izo korodone zose turabikuraho mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu turatesha agaciro ibyo byose, yaba ari umusatsi wawe batwaye, yaba ari inzara zawe, yaba ari buri kintu cyawe cyose, tugikuyeho mu izina rya Yesu. Turagitandukanya n'ubuzima bwawe, turagitandukanya n'imibereho yawe mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo byose umwanzi yakureberagaho, abakonikoni bakureberagaho, ibyo byose tubitandukanije n'ubuzima bwawe muri kino gitondo mu izina rya Kristo Yesu. Dukuyeho buri kintu cyose umwanzi yakureberagaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Buri korodone yose, buri kintu cyose, yaba ari imyenda y'imbere batwaye, iyo yose tuyitandukanya n'ubuzima bwawe, tuyitandukanya n'imibereho yawe mu izina rya Yesu. Ntibazongere kwikuboneraho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imyenda bakureberagaho tuyitandukanya n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe, ntahihuriye nawe, ntagakiri yawe, turayitakana, turayikuraho mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe bubohoke, ubuzima bwawe bubohoke mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'ubutware bwa Yesu Kristo wanesheje, mu mbaraga za Kristo Yesu. Iryo jambo ryose ryakontorora ubuzima bwawe riteshwa agaciro mu izina rya Yesu, riteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Nta bushobozi rigifite mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Lendete eliman elu ataliye kensi elili mantaya kayeke elibanga oliyete lariye kensi akanga oleti elili manga ya kaya lotariye kensi eliyatanga mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe bwe busha, ubuzima bwawe bwe busha mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bubohoke mu izina rya Yesu. Buri gicu cy'ijambo ryose ribi rikurweho mu izina rya Yesu. Icyo gicu cy'amagambo mabi cyagendaga ku buzima bwawe turagikuraho mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'ubutware bwa Yesu Kristo wanesheje. Turatesha agaciro buri jambo ribi ryagendaga ku buzima bwawe, ryakontorolaga urubyaro rwawe mu izina rya Yesu. Jambo ribi ryakontorolaga imibereho yawe rikurweho mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubutware rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turacyasenga Imana mu izina rya Yesu. Turafite ubutware muri Kristo Yesu, turafite ubushobozi, twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gusenya no gukuraho mu izina rya Yesu. Tugiye kurema noneho, wiyatureho amagambo meza, wiyatureho amagambo y'umugisha. Iryo jambo rikuweho, iryo bakwaturagaho rikuweho, ntuzongeye kwitekereza ukundi, rikuweho. Uri umunyamugisha. Tugiye kwatura kuri umunyamusha, kuzatera imbere, kuzubaka, uzashaka, uzaguka, uzagera kure mu izina rya Yesu Kristo. Wature ku buzima bwawe, wiyatureho amagambo meza, wiyatureho ko uri umunyamugisha, wiyatureho ko ufite igikundiro, wiyatureho ko ufite favor, wiyatureho amagambo meza y'umugisha. Kuri umunyamugisha, kuzabaho, kuzarama, wature kuzakorera Imana, wature ko uzagera kure, uzagera aho iwanyu batageze, uzagera aho umuvukana batageze, ubyature ko uzarenga imbibi ukagera kure. Ijambo ryose ryakuri imitaga rikuweho, ariko noneho watura umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Rema umugisha mu izina rya Yesu, urema umugisha ku buzima bwawe, watura umugisha, watura umugisha. Kuko ijambo twabonye ko ijambo rirema, ijambo umuntu atungwa n'icyo ururimi ruzana. Nuwo wiyatureho amagambo mazima, watureho amagambo y'umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Aho uri sengera, aho uri sengere, wiyatureho amagambo meza.
urakwiye Mana nzima, urakwiye mutanga bugingo. Turatura umugisha, turatura umugisha mu izina rya Yesu. Turatura umugisha mu cyimbo cy'umuvumo, turatura umugisha wo kwaguka, wo gutera imbere, turatura umugisha wo kugira ubuzima buzima, turatura umugisha wo kugira imibereho mu izina rya Yesu Kristo. Turatura umugisha wo gukorera Imana isumba byose. Turatura umugisha mu izina rya Yesu wo kwaguka, umugisha wo gushaka, umugisha wo kugira abana, kugira urubyaro, umugisha wo gutera imbere, umugisha wo kwaguka, umugisha wo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Turatura umugisha Mana ku bana bacu, turatura umugisha kubo twashakanye, turatura umugisha ku mibereho yacu mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana, umugisha w'iteka atanga, umanuke ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Helete laliesi amanga, olete eliasi akanga ya taliri, lotarie kensi simasi akanga, elotarie menge yete elipanga, lotarie kensi simasi akaya, lotarie ke elipanga ya kaya, eliete eliakaya manga, lotarie kensi simasi egete, lotarie masi akanga, n'izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana, Imana itanga, umanuke ku buzima bwa mwene data, umanuke ku buzima bwa mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo. Mu cyimbo cy'amagambo mabi bamwatuyeho, turamwaturaho umugisha, turamwaturaho kwaguka. Mu cyimbo cy'umuvumo ahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubutware rya Yesu. Ahabwa umugisha n'Uwiteka, yagurirwa imbago, agira amahoro. Mwami ahabwe data ibyihumure, ahabwe ibinezeza umutima we mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana, Imana itanga, ukontorera ikirere cye, umugisha wo guhirwa mu byo yakoze byose mu izina rya Yesu. Umugisha wo kwagurirwa imbago mu byo yagerageje gukora byose, ibiganza bye bihirwe, ibiganza bye by'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyo akozeho cyose Mwami gituburwe, gihabwa umugisha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ahagenda b'umunyamugisha, ibyo akora byose b'umunyamugisha mu izina rya Yesu. Asohoka b'umunyamugisha, akora b'umunyamugisha, mu rushako rw'umunyamugisha, mu bucuruzi bw'umunyamugisha mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana umugendeho, umugisha w'Imana umwomeho mu izina rya Yesu Kristo. Hello tarie kensi masia kaya, elende telari ya panga ya kaya tariri, lotariri masia kanga, lotarie kensi simasiegete mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro cy'Imana kimugendeho, feva y'Imana imugendeho, mu izina rya Yesu Kristo. Ahirwe, ahirwe, ahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana umugendeho gatika jina na Yesu Kristo. Turatura umugisha, turatura umugisha gatika jina na Yesu Kristo wa Nazareti. Ahabwa umugisha mu byo akora byose mu cyimbo cy'umuvumo, mu cyimbo datawera cy'amagambo mabi. Twatuye umugisha ku buzima bwe, twatuye guhirwa mu izina rya Yesu, twatuye kugira ubuzima buzima. Imivumo y'indwara ikurweho mu izina rya Yesu, imyuka yo gukenyuka ikurweho, habeho kurama, habeho kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turatura umugisha gatika jina na Yesu Kristo. Mu cyimbo cy'amagambo mabi batuye, twatuye umugisha nk'abakozi bawe, twatuye umugisha ku buzima bwe. Ibyo abapfumu batuye ku buzima bwe nta gaciro bigifite mu izina rya Yesu. Ahubwo ahawe umugisha, ahawe umugisha n'Uwiteka, ahawe ihirwe n'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo mabi ababyeyi bagiye bamwaturiraho, ayo yose nta gaciro agifite, ahubwo ni umunyamugisha, ahubwo ahawe umugisha n'Uwiteka. Umwuka wo gutabwa wamugendagaho ukuweho, abawe umunyamugisha mu izina rya Yesu. Abawe ukundwa, abawe wakirwa mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mujugunyaga aho yagiraga bakamurejegitinga, mwama akagiragaho umwuka wo gutabwa ukamugaragaraho, uwo mwuka ukuweho mu izina rya Yesu.
aba umunyamugisha, yakirwe mu byo agiye gukora byose. Feva y'Imana imugendeho, feva y'Imana ikugendeho mwene data. Heletela liekensi amanga, lotalie kensi simasiete, elonda ya taliri manga ya kaya, mente elia kaya siye kenge telali, lotaliri masia kanga ya taliri, elotalie kensi ya kanga, lotaliri masia kaya, elete erimasia kanga, lotaliri masiegete, lotaliri masia kaya. Mwami bira ntibizongera kwanga, mwami birakuraga bikanga ntago bizongera kwanga, mu izina rya Yesu Kristo, kuko abaye umunyamugisha. Londe la liekensi, uyazakura bishoboke, aziga bishoboke, azakura bishoboke, azacuruza bishoboke, azashaka bishoboke, mu izina rya Yesu. Azabyara mu izina rya Yesu Kristo. Lente elimantaliri masi, elotaliri manga. Umugisha w'Imana uraje, umugisha w'Imana uraje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Utangire ugerageze ibyo utajya gushobora, utangire ugerageze ibyajyaga byirimita ku buzima bwawe, ibyo wakoraga bikanga. Wongere utere intambwe, wizere Imana, wizere Imana. Nk'abakozi b'Imana tukwatuyeho umugisha, tukwatuyeho guhirwa, tukwatuyeho gutera imbere, kwaguka. Kandi mu cyimbo watekerezagaho amagambo y'umuvumo nta gifite ubutware ku buzima bwawe. Ntiwongere kuyatekereza, ahubwo utekereze kuri umunyamugisha, ugende nk'umunyamugisha, ugende nk'uwahiriwe, ugende nk'ukunzwe n'Uwiteka. Ntiwongere kwemera amajwi ya Satani ko akongorera ngo rega bira ntitubishobora, ngo rega bira twege ntitujya tubikora ngo bikunde. Hoya, birakunda mu izina rya Yesu Kristo. Utangire ushirike ubwoba, wumve kuri umunyamugisha. Ari amagambo birabatuye nta bushobozi gifite ku buzima bwawe. Guhera muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo, ubayuhiriwe, ubayuhiriwe. Tukwatuyeho umugisha mu cyimbo cy'abari bafite ubushobozi, ariko duhagaze mu cyimbo cy'Imana, mu butware duhabwa n'ijuru. Turakwaturaho umugisha. Bira byose byari umuvumo nta butware bigifite ku buzima bwawe. Ubaye umunyamugisha mu izina rya Yesu. Utangire ugendere mu migisha y'Imana, utangire ugendere muri feva y'Imana mu izina rya Yesu. Igikundiro cy'Imana kiri ku buzima bwawe, feva y'Imana ikuriho. Ushirike ubwoba, utangire ugerageze, utere intambwe, ugere kuri Uwiteka azabana nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Arakoze cyane umushumba, wakomeje kugenda adufasha kugenda tugenda twinjira mu mwanya mwiza cyane tukubohoka. Nizera ko iki cyumweru cyose dukomeje kugenda tubana nawe, twizera ko ari bikomeje kugenda bikoreka mu buzima bwawe. Navuga ngo rero ukomeze kugenda ubohoka, uva mu bwiza winjira mu bundi. Uwiteka akomeza agenda acagagura ingoyi zawe zikuboshye, kandi uko ugenda ubyatura ariko ugenda ubyizera, kuko akanwa kacu niko karema icyiza cyangwa se kakarema ikibi gishobora kwa affecta ubuzima bwacu. Rero kugenda watura ibyiza abari kugenda ubyizereramo, kandi ari kugenda utrying, ugerageza kugira ngo ibyo utakoraga, ibyo utawumvaga ko bidashoboka, utangiye kubigerageza kugira ngo nawe ubuzima bwawe ugende ubuhindura kugira ngo iyo migozi yari kuboshye igende icika mu izina rya Yesu. Twinjiye mu mwanya mwiza cyane rero, umwanya tugenda dushima Imana kubwa byinshi igenda ikora mu buzima bwacu, ndetse none kandi tugenda tunatanga ibyifuzo bitandukanye. Ukeneye ko umushumba yagufasha gusengera kugira ngo Imana ikomeze kugenda ikugirira neza, uragenda uca rero kuri ya nimero yacu nk'ibisanzwe nyine, ni 078 72 23 224 078 72 23 224. naho ngo ushobora guca wakohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, cyangwa se ukaba wanaduhamagara, ubundi tukajya tukwakira, ubundi ugatambutsa ishimwe cyangwa se icyifuzo cyo wifuza ko umushumba gusengera. Already allo mwaramutse neza. Yesu nahimbazwe. Tushimana kugenda indohora. Yego. Nkumbere nzajya guhura amasiyase cyo gupana byo kuba gusengera bice ubundi ndagenda bigapfa. Bicemo mu izina rya Yesu.
amen amen. Arakoze cyane umuvandimwe ati ejo nzajya guhura na fiance bizacemo rwose nukuri imipango yanjye izagende neza kandi Uwiteka azawubakire. Already alone Yesu nahimbaza. Ninde tuvugana ngo tukumva neza? Yego Clarisse. Yego Anke ndumva nizeye ko hari Imana imbohoyeho. Ubohoke mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu umugisha wanjye ndumva mwakiriye. Mu kugenda mu kuvuga ndumva ndi kumwe nawo. Amen. Imana nikomeze nyagwije mu bitagenda neza itangire ibigenze neza ndabyizeye. Ukuri bibe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Clarisse. Urakoze cyane. Urakoze mushiki wacu Clarisse ati ndagenda nkabyumva. Wivive utangire kubiba mutangire kubifeelinga uko ugenda ubifeelinga niko bigenda bisohora ku buzima bwawe. Already alone. Mwaramutse neza. Yego muravugana na Ezekiel. Yego Ezekiel. Ndumva mwase nazigiye nk'afite n'ubundi angende. Ariko nta ngiye ngo umufundi gusa. Yego. Umufundi Imana igenda. Nukuri Imana igendane nawe kandi ukabone mu izina rya Yesu. Yego murakoze. Urakoze cyane Ezekiel. Urakoze cyane mwene data Ezekiel ati nta kazi mfite maze igihe ntafite akazi musengere mbone akazi. Ati ndahagurutse ndagiye. Uko uhagurutse uhagurukane n'Imana kandi ugende akazi ukabona uyu munsi nawe utaha ujye utahana mu izina rya Yesu. Already alone. Allo. Yes allo. Imana nihimbaza cyane. Imana ishimwe kuko umupasiteri yaradusengeye. Ibintu byose byari byaraboshe. Iyo migozi yari yatuboshe ikuze mu bwacu n'abase mu izina rya Yesu cike. Buri muntu wese wari ufite ibimuboshe mu muryango wanjye. Abankomokaho yego. Iyo migozi bohoke icike mu izina rya Yesu. Amen amen. Kandi Imana ibahe imitima yo kugaruka mu nzu y'Imana. Imana imuha umugisha uwo mushumba ndamushimira. Imana imuha umugisha yaje. Imana niramuzanye kugira ngo atubahe ngo zose zari ziri tuboshe imitima n'imitungo yacu n'abantu n'izabo. Imana imuha umugisha. Urakoze cyane mama. Adusengere bikurweho n'imbaraga z'Imana. Yego. Urakoze cyane. Arakoze umubyeyi gusabira umugisha mushumba umugisha uhabwe mu izina rya Yesu. Amen amen. Already allo. Yes allo. Morning. Yesu nahimbaze. Pastor namuzisha. Yego. Dema avuze adende bisaba kwizera cyangwa hari izindi mbaraga. Birasaba kwizera kwawe kurakuremera igisha muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Amen. Nanya nsengera nzajye kureheza. Nukuri uhagere guhera uyu munsi urwo rugendo rwo kugera kure heza rashoboka urutangire kandi uhagere mu izina rya Yesu. Yego urakoze cyane. Sawa. Ati ndifuza kugera kure heza hashoboka urwo rugendo umva. Iki cyumweru tumaze iminsi turi mu twararutangiye igisigaye rero ubu ngubu ni ukugenda tubyinjiramo mu izina rya Yesu. Already allo. Yes allo. Nikaje mazangodiye. Yego. Nikaje mazangodiye. Yego turakumva. Nsengera umudamu ndikagaruka mu rugo. Yarawukanye nta kintu dupfa. Ariko ni mutego mu byatse. Ariko musengera akagaruka mu rugo kuko rwatsi n'ama. Yego. Nsengera n'umwuka mu byatse. Yego. Ngenda aho nje kubona akazi. Kurwaho mu izina rya Yesu. Mushumba aragusengera humura. Urakoze cyane. Arakoze cyane Jean Dodier uwo mudamu wawe nagaruke mu izina rya Yesu cyabatandukanye hagikurweho umugozi
wo gusenya ucike mu izina rya Yesu. Already allo? Allo. Yes allo. Wazamu ijwi ryawe ukegera telefone? Yego Aline. Ntabwo tukumva rwose yari telefone yawe iri hasi umenye uri mu bitotsi cyane. Yego. Yego. Okay. Urakoze cyane. Ntabwo byoroshye ijwi ryari riri hasi cyane, hari igihe umuntu aba akiri mu bitotsi, ariko nyamuneka nujya guhamagara jya ubanza witera utuzi mu maso kugira ngo ubanze ukanguke by'ukuri sharp kugira ngo tukumve neza. Already allo? Allo. Yes allo? Allo? Yes unahimbazwe igera telefone. Uwimbazi kiripojya. Yego uwimbabazi. Abantu kutamu hazite sate. Yego. Yango dushimi Imana, namwe Imana basittere. Yego. Imana dukwege turasubukete. Gikurweho. Kandi gikurwa no Imana kuza kutana muri gorwa kigende. Yego. Urakoze cyane. Arakoze cyane rwose, urugo rwanyu rukomeze ruhirwe mu izina rya Yesu, ko mushimana ko ibyo yakoze n'ibindi komeze kugenda ibikora kandi bubakire rukomere mu izina rya Yesu. Ubwo tugenda tubakira no ku butumwa bw'ufi yungavuze ati Yesu ashimwe pastor, ati warakoze n'ukuri kuza, ati iby'igiciro, ati twarabohotse, ariko kandi turabyizeye ko hari aho twavuye ari naho tugeze. Yego nawe ati Yesu ashimwe pastor, ati nanjye munsengere mbohoke burundu mu izina rya Yesu, ati ubuzima bwanjye bube bushya. Yego nawe ati mwaramutse mushumba, ati nukuri warakoze kudusengera, ati twarabohotse iki cyumweru, ati kandi tuzabohoka mpaka dushoje iki cyumweru twinjire mu migisha yacu. Yaba nabajye baca ku butumwa bugufi ya rero, ubwo niba nta bandi bari ku butumwa cyangwa se kuri call, ubwo twaza gusubiza umwanya umushumba dukomeza tubabwira ko kandi tuzabana n'umushumba kugera ku munsi wo kuwa gatandatu azaba ari bizaba bitoroshye cyane, ari uguca noneho dukuraho ibisigisigi cyangwa se turandura bya bindi byose. Ari ukuntu umuntu atema igiti agasigara bakita gute, agasigara cya kindi cyo hasi kiba cyasigaye mu butaka, ejo kikongera kigashibuka. Rero niho twe tuzarimbura ku munsi wo kuwa gatandatu, ubwo tuzabane n'undi wumva ushaka ko uzi ko hari ibintu biri mu buzima bwe bitari kugenda neza bitewe ndetse ni na karande cyangwa se ibyo yakuriye, muzababwira ati uzashyire kuri 92.8 radio guhera ku saa 11 kuwa gatandatu. Tuzarimbura bya bindi byose, ya mizi yose tuyirimburane n'igiti cyabyo cyabibye mu buzima bwacu. Icyo data tateye mu buzima bwacu tuzakirimbura. Ubundi uko kwezi kwa gatatu tugomba kuva mu bwiza twinjira mu bundi, ineza y'Imana itaha mu rugo rwacu. Already allo? Allo. Yes allo? Banyitaka ko musengera. Yego urashaka ko mushumba gusengera iki? Imana nkora mu bukete arije mfite. Yego. Kandi mena amatara yo kuryama ndara ahantu habi cyane. Kandi mena amahoro mu rugo rwanjye. Nukuri iyaguhe kandi byose bikore mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Arakoze cyane mwene data. Ubwo rero reka niba nta wundi usigaye twimye umwanya cyangwa turenganya ijambo, reka nze gusubiza umwanya umushumba. Ikindi nakubwira nuko niba hari Imana yakoze ku buzima bwawe ukomeza gushaka gushyigikira uyu murimo ndetse na radio muri rusange, wakoresha momo code na *82 *8 *1 *04 urwego *82 *8 *1 *04 urwego. Ubundi yanditse kuri Zion Temple Celebration Center. Ikindi rero niba ushaka kudukurikirana kuri social media zitandukanye, ni haba Facebook, Twitter ndetse Instagram ndetse na YouTube, wakandikamo 92.8 radio ubundi twatubana umunsi ku wundi. Mushumba rero reka ngusubize umwanya, sengera ibyifuzo byose yaba bahamagaye cyangwa se batahamagaye, Uwiteka buri umwe wese amusange ubuzima bw'uyu munsi none bwongereye guhabwa umugisha. Mwasubirana umwanya.
Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha kubw'imirimo y'Imana irimo irakorega hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Ugomba kuba umunyamugisha, ugomba kugendera mu mugisha w'Imana kuko waracunguwe, waguzwe amaraso y'igiciro. Nawe rero uri uw'agaciro kuko waguzwe iki giciro, waguzwe ubuzima bw'Imana, bw'umwana w'intama w'Imana. Rero nawe uri uw'igiciro kandi uri umunyamugisha. Reka mbahe rino jambo ryo muri Yesaya 51:11. Nuko abo Uwiteka yacunguye bazagaruka bajye i Siyoni baririmba, umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo. Bazagira umunezero n'ibyishimo, umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Yesu ashimwe cyane. Ahari ikimbo cy'agahinda Imana igikuzaniye umunezero, ahari intimba Imana izanye kugubwa neza. Yesu ashimwe cyane. Ngo uzagaruka kuririmba, umunezero uhoraho uzaba ku mutwe. Mu kimbo cy'umuvumo hejuru yawe hazaba ibyishimo. Hano uravuga ngo umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo. Umunezero w'Imana, ibyishimo by'Imana bizakugendaho mu izina rya Yesu Kristo. Wakira ijambo ryo muri Yesaya, utangire urigenderemo, wumve ko ari iryawe. Yesaya 51:11. Utangire ugendere mu migisha y'Imana, ntihagire andi majwi yose wongera kwemerera ko ayobora ubuzima bwawe, andi majwi yose uyacicikeshe, ahubwo utangire kumva ko uri umunyamugisha, ugende nk'umunyamugisha. Ntugende nk'umuntu udafite ibyiringiro, ahubwo ugende nk'umuntu ufite ibyiringiro kandi ufite urufatiro ku Mana. Wigirire icyizere mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere ibyifuzo bitandukanye mwavuze ndetse n'ibyo n'abatabashije guhamagara bafite. Tugiye guhamagara Imana. Imana irabizi ibikugoye, irabizi. Tubibwire Imana, tubishyire imbere y'Imana ku kino gicaniro, Uwiteka akora imirimo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uwera kandi udahinduka, nyir'ubushobozi n'ubutware, Imana y'ibitangaza n'ibimenyetso, nyakubahwa uko wari uri n'ubu niko ukiri wigeze uhinduka. Urashoboye mutanga bugingo, muri wowe nta jambo ngo ntibishoboka ribaho. Mwami Imana nyiringabo, ushoboye byose, ukora byose. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ngo Mana uyereke ubwoko bwawe, uyereke uyu mwene data, uyereke uyu mushiki wacu. Mana mu byo arimo acamo akubone nk'Imana, mu byo arimo acamo abone igisubizo nyakubahwa, mu byo arimo gucamo abone ineza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uyu nguyu Mwami umugaragu wawe abone ineza yawe, umugaragu wawe abone ihumure ryawe. Ibyari bimucitse bigaruke, ibyo yaboneraga kure Mwami bimwegere mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yabona nk'ibidashoboka bishoboke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dusabye umugisha wawe Mana, dusabye Mwami ikiganza cyawe ngo kigaragare kuri uyu muryango, ikiganza cyawe cyongere gusana iyi famiye mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwongere kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Mana uresore Mwami umubano wabo, ubiyereke kandi ubagenderere nyakubahwa. Imbaraga zabitambikaga zikurweho, imbaraga zatumaga bapfa ubusa zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Haze ubwumvikane, haze urukundo, haze gushyira hamwe mu izina rya Yesu. Turasengera mutanga bugingo akano kazi ngo akabone. Mana nyiricyubahiro ukamusingirize, uwera wa Isiraheli nyiringabo Imana agira ihirwe muri kano kazi. Mana ukamuhe ubushomeri bukurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka umukurweho Mana, agire feva, imiryango y'umugisha ize ku buzima bwe, aho yinjire mu mugisha we mu izina ry'ubutware rya Yesu Kristo. Turasaba ubuntu bwawe Mana, ubuntu bwawe bukora ibitangaza, bukora ibimenyetso ku bwoko bwawe, bahure n'ineza yawe nyakubahwa. Imana ikomeye, Imana yo kwiringirwa, Imana ishobora byose. Turasaba feva yawe kuri uyu mwana, turasaba feva yawe kuri mwene data, kuri mushiki wacu. Mana ahure n'ineza yawe nyakubahwa,
Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu abone gukora kwawe, abone ineza yawe, uwera udahinduka, uwera nyiribihe. Dusabye ibitangaza byawe ku bwoko bwawe. Mana unezeze imitima yawe, unezeze mwami ubuzima bwabo, mu cyimbo mwami cyo gusuza umutima, bakira ibyishimo, bakira umunezero. Urakoze mwungeri mwiza, turagushyira hejuru kino gitondo, turaguhimbaza kuko uri Imana ikora, kuko uri Imana igira neza. Uhabwe mwami ishimwe n'icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze mwami. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha rero mwene data, Imana ikugire neza. Wakira ihirwe riva ku Mana, wakira umugisha uva ku Mana. Uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha, ukubera umunsi w'ibyishimo. Ugendere mu bwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Kristo Yesu agutwikire, ugendere mu burinzi bw'isumba byose. Amen.